Ikaze nanone aho uherereye hose mukunzi wa RW-KIGALI nkubwira ngo komeza ugire ibihe byiza aho uherereye hose. Kakanya tukaba tugiye kurebera hamwe uburyo bwo kubikuza sweet coin ku buryo zigera kuri account yawe bwite, yaba ya MTN mobile money cyangwa se ya bank ukorana nayo, cyangwa se kuri wallet ukorera iyo ari yo yose, yaba yellow card ndetse n'ahandi. Nkuko tubizi sweet coin ni nka website iguhembera urugendo kugenda gusa, hanyuma ugahabwa icyitwa amaswiti. Tugiye kurebera hamwe rero ni gute aya maswiti abikuzwa. Nkuko bisanzwe urabanza ujye muri Play Store udownloadingamo application yitwa Sweet Wallet. Kuvuga ngo ni wallet y'amaswiti igufasha kuba wabikuza nyine izi switi impaka zigeze kuri account yawe. No kuvuga ngo uraza hano muri Play Store downloadingamo application yitwa Sweet Wallet. Nkuko ubibona urabyandika utya, hanyuma ubashe kuba wakanda kuri install maze westare iyi application. Nkuko ubona ni Sweet Wallet, ngewe nyifitemo, si ngombwa ko nakwirirwa nyestara, ahubwo ngewe ndayifungura maze nkwereke ngo iyo ugezemo bigenda bite. Hanyuma urabibona ngewe nyifitemo, urayibona hano yegeranye na sweet coin ngiye nyifitemo, ahubwo icyo ndakora nyifitemo ntabwo ndayifungura, ahubwo ndaza hano muri Gmail. Buri wese ufite sweet coin wafunguyemo account hari email yakiriye, anariyo ngiye kukwereka. Hanyuma iyi email wakoze uti irahurira he na sweet wallet yanjye. Kadutegereze Gmail yanjye ifunguke, reka message zanjye zize. Ngira ngo urabona ko message zanjye zaje. Hanyuma uraza hano muri search, hanyuma usachingemo hano, wandikemo Sweet Wallet Backup. Wandikemo Sweet Wallet Backup, hanyuma uraza kubona baraza kukwereka iyi message wandikiwe no kuri Sweet Coin. Iyi message rero urayikandaho, numara kuyifungura buri wese ayifitemo. Itangizwa na important Sweet Wallet Backup code, don't delete or share. Nuko ngo iyi message ushingiye kuri email wakoresheje ufungura Sweet Coin, iyi message nawe warayakiriye. Hanyuma nugera muri iyi message urakanda hano kuri log into your Sweet Wallet. Nuko ngo tugiye guhuza Sweet Wallet yacu na Sweet Coin. Tukimara kuwakanda rero birahinduka utya, hanyuma utegereze gatoya nyine bifunguke bitewe n'umuvuduko wa internet ufite, maze duhuze Sweet Wallet yacu na Sweet Coin. Hanyuma uraza ukanda no kuri log in. Numara kwakanda urabona ko ya application twa downloadinze Sweet Wallet yacu irahita itangira gufunguka, ariko ifungutse biciye kuri email twakiriye kuri Sweet Coin nkuko tumaze kubibona. Hanyuma turategereza nyine ifunguke, turategereza bihangane maze bibanze bihure na Sweet Coin byambarane. Twabyita kwambarana kugira ngo
tubone uko noneho twa transferinga izi sweet coin zacu tukazivana hano ku ma sweet wallet tuzishyira kuri account zacu dusanzwe dukoresha mu buzima bwa buri munsi. Abashaka kuyarya bayarye, abashaka hari abantu batizera ko ibi bintu bikora, ugasanga harimo umuntu wateye comment aravuga ngo yavuye ngo Kigali ngajya Rusizi ngo ariko ngagiye kureba bagasanga ngo nta kiyongeyeho. Ntabwo cyakwiyongeraho kuko ntabwo imodoka zemewe hano, baguha amafaranga ugiye n'urugendo ukoresheje amaguru. Nk'uko ubibona twamaze kugera muri sweet wallet yacu. Ngo ndakanda hano kuri home, barambwira ngo let us start and next kugeza igenda hingukira muri, barambwira ngo open your wallet. Ndahakanda. Nk'uko ubibona namaze kugera muri wallet yanjye. Ntabwo aka kanya sweet ufite zitazihaza direct, gusa nk'uko ubibona ziraza kuza hano, hanyuma hano handitse transfer niho ukoresha niho ukora wohereza sweet zawe. Ushobora kuzohereza nko kuri yellow card cyangwa se Binance, gusa yellow card ntabwo ikorana n'iyi ngiyi, ahubwo hari wallet nziza yo yakira ama crypto yo mu bwoko bw'ama sweet ariyo yitwa KuCoin. Iyi application rero mu downloading ntabwo nabereka uko wabikuza kandi ubona ntarazakira muri wallet yanjye, no kubanza ngakora indi video noneho zamaze kuhagera nkakwereka ukuntu tuzohereza hano muri iyi application yitwa KuCoin. Kwa ngo wowe urayifungura maze urayidownloadinga uhakore account, hanyuma tuzaze tuzohereza hano kuri KuCoin tuzigurishe, tuzohereze muri yellow card cyangwa se Binance cyangwa Trust Wallet, duhite tuzishyira kuri mobile money ako kanya ubyirebera. Ngayo nguko rero nuko nguko urabanza kubikora. Zira sweet ubanza uzishyire muri sweet wallet, hanyuma tuzaze udownloading application yitwa KuCoin, hanyuma tuzaze turebera hamwe ni gute noneho wazibikuza bigahita bikunda. Bye bye, turi kumwe naho ubutaha.